Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera yaba ari njye, yaba agiye kumva rino jambo, twese twungurwe na Mwuka Wera, atwigishe ibyo waduteguriye, natubashishe kubishyira mu ngiro, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko nari mbabwiye, uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Mu gihe kingana n'icyumweru cyangwa se iminsi 6 tuzaganira ku kugira umwete wo kwezwa. Kugira umwete wo kwezwa. By'umwihariko kuri uyu munsi wa mbere n'ubundi turatangira tuvuga ku ijambo ridukangurira cyane ku kwezwa. Kuri uyu munsi wa mbere rero turasoma mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Abaheburayo, ibice 12 umurongo wa 14. Abaheburayo 12:14 yanditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Tukasubiremo, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana ashitugirire neza. Iki gihe dusohoyemo ni igihe ibintu by'iyobokamana byamamaye cyane, bigezweho rwose. Buri muntu, igitangaza ni ukumva umuntu udafite ahantu asengera. Naho ubundi kuba umuntu afite ahantu asengera ni fiyeri, ni ibintu bigezweho, ni byiza cyane, ariko ntabwo tuzajyanwa mu ijuru nuko dufite aho dusengera, ahubwo ikizatujyana mu ijuru ni uko twejejwe. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana, niko Yesu Kristo yavuze. Bandikiye Abaheburayo nawe arabibutsa ati mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Tugiye kwibanda cyane ku kwezwa, byo kubana amahoro ntabwo tuza kubitindaho cyane. Bene data, umuntu utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Ikintu gitangaje, mu gihe cya none abantu bashyize umwete cyane mu iterambere ry'imiririmbire. Ni byiza rwose, ariko iryo terambere ryari rikwiriye kubanzirizwa no kuba dufite imitima yejejwe. Imana yacu tugirire neza. Abandi bashyize umwete mu kumenya amagambo ari mu ubusobanuro bwinshi n'ubusesenguzi. Wumva rwose nk'umwigisha agiye kwigisha ukumva ko yasomye akora ubushakashatsi kuri Google, areba uko bivuga mu Kilatini, abigarura mu Kigiriki, areba mu Cyongereza, areba mu Gifaransa, ukumva umuntu yacukumbuye, usanga nk'ijambo rimwe yashatse ubusobanuro bwaryo nka 5. Ibyo bintu ni byiza, ariko ibyo ntibyatuma umuntu ajya mu ijuru. Abandi bashyize umwete mu kwita ku madisipurine y'aho basengera, mu gusenga amasengesho y'iminsi myinshi, ukumva umuntu umwe ati ndi mu y'iminsi runaka, undi ati nanjye ndi mu y'iminsi runaka. Ibyo bintu ni byiza pe, ariko ibyo ntabwo byatuma umuntu abona umwami Imana. Harimo n'abashyira umwete rwose mu gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi. Ibyo bintu ni byiza, ariko ibyo nabyo ntibyatuma ubona umwami Imana. Kandi ibyo bintu byose tubikoze ntituzabone Yesu Kristo, nta kintu byaba bitumariye. Imana yacu tugirire neza. Ikintu kituraje inshinga, ikintu cyatumye ukizwa, ikintu cyatumye wakira Yesu Kristo, niba kitarimo kujya mu ijuru, waba warahombye rwose. Hanyuma rero, ikintu kizatuma tujya mu ijuru ni uko tuzaba twejejwe, sibyo? Kuko ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazareba umwami Imana. Imana tugirire neza. Biteye agahinda gushyira umwete muri biriya twavuze ibindi bisanzwe, ariko ukirengagiza gushyira umwete mu kwezwa. Birababaje, kiba ari igihombo gikomeye cyane. Wowe rero ugize umwete wo kunyumva muri aka kanya, iri jambo rimwe riragukangurira kugira umwete wo kwezwa. Uramenye, ntukararane icyaha kandi uri umuntu wizeye Yesu Kristo. Ntukirirwa n'icyaha, mwene data unyumvishije. Ntukabane n'icyaha icyumweru gishira ufite icyaha, ibyumweru 2 hoya. Gira umwete wo kwezwa, gira umwete wo kwitandukanya n'ibyaha, kuko umuntu utejejwe atazigera abona umwami Imana. Imana yacu tugirire neza. Kandi wibuke yuko ntawuzi umunsi cyangwa igihe Yesu Kristo azazira. Nta n'uzi umunsi iherezo rye ry'ubuzima bwe rizagera. Ibyo byose, yaba iherezo ry'ubuzima, yaba kugaruka k'umwami Yesu, ni ibintu bitungurana. Imana itugirire neza. Ibyo rero byakabaye bigutera umwete wo kwezwa, byakabaye bigutera umwete wo kwitandukanya n'ibyaha, kuko isaha ku isaha watungurwa, ubuzima bwe bugashyirwaho iherezo. Kandi hanyuma y'ubu buzima nta mirimo, nta migambi. Ibyo wakoze ukiri muzima nibyo umuntu agororerwa. Imana itugirire neza. Kandi na Yesu Kristo yaza. Gira umwete wo kwezwa mwene data, ntukabane n'icyangombe ari ibintu bisanzwe.
bidasanzwe. Murakoze cyane, Yesu aduhana umugisha, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko utejejwe atazigera abona umwami Imana. Murakoze.